kamushyiremo kamushyiriyemo atari yaza kakahagije azabona ngo rero oya urabona none umusaza ahita bicamo Şarakaza şarakaza nasıl kalacak? Beni var buraya şanavun ne naravon. Nabone gukoresha by'abagabo. Ntabwo nari nzi ko bimeze. Sibyo nakubwiraga se. Ufite umugabo mwiza. Niyo ashaka akantu rwose narahomye urumva ukuntu kamanuka neza ukumva hari ikijyamo gusa nanjye maze kwitegereza rwose ariko byangoye ejo nubona ko bari abavandimwe bankoye ariko icyo nshakaga nk'umugabo ntakigeze ntabwo babuzaga kumusuzugura uko biboneye ndagukunda rwose nazo nubizi tujye tuzima ibintu biriho nuzi uko nayitanze n'ubundi hari igisigaye sibyo nakubwiraga icyangombwa nakibonye singiki rekisha ntakizanye rwose ndayigurisha ntacyo nitayeho Sibyo si ibintu nakubwiraga hano aho umuntu w'umusaza sureba ahubwo uzayigurisha ryari vuba cyane ahubwo nibareba nabi n'igipangu cyose ndagiteza ese wari kuza wanyweye fanta nzajya ntora kuka k'abagabo ubu wari kuzajya unywa fanta ukagenda umukobwa usa gutya mutereta hitanyweye akantu ndabuvuye mu rugo wabaye iki kandi undeba nk'igisambo narinje kukureba undeba miki naje kukureba nyine nsanga udahari narinje kureba Peace se mbana nawe mbona muhorana igihe cyose nta nimero yigira namuhamagaye telefone ye nayibuze ntayiriho yabaye iki umushakira iki ntuzi ko cyagiye nagurishije ngo iki waragurishije naragurishije nyine none amafaranga yose yajyanye ibyangombwa byose yabijyanye none urakeka ko ari njye waba uyafite none ko ari inshuti yawe ningize ngo nje kukureba aho ngubu ibigoryi nagatangaye gusa ariko uraza urambaza umbaza indaya ugiye kunyita ikigori utabase ikigoryi n'ukuntu twaga dusangira inzoga ngo iki siko muhu ntabwo twasangiraga buri munsi ari inshuti yawe ubizi neza ko ari inshuti yawe Tutatse kuvugura cyiza none se bigende gute none nyine ubwira ko yajyanye nawe ukanyaka ndi mafaranga none nimba udashaka gupesa uramumbaza ushaka ntabwo none bivuze kuza mpereza amafaranga urebe ko ntabikukira Yesu nta yandi mafaranga nsigaranye icyo nari mfite ni uriya mitungo kandi byose yabigurukanye none uje kunzanyeho ubugoryi ndagira ngo byibuze basi ese ubona utari ikigoryi ubu se barumuna bawe ubasize he mbasize se nyine ko nagurishije ndatandukanye no ubu uzi bari kuba hese natandukanye nawe nzi ko ngiye kugenda mu garasi n'ibintu byose ubisiko na nyoka aho bari bazi ngo basize umuntu
Simwebwe se mwancu. Genda rutazana nuzi ko Umva nyine nkubwire. Wigira icuma. Umva nkubwire, umva basi. Mereza. Basi. Oya mereza. Nta mafaranga. Basi mbabarira byibuze umuco. Nkucumbikira hejuru y'ubugoryi bwawe. Ucumbikira. Hejuru y'ubugoryi bwawe. Wazagize uvuga ngo hayi. Basi ndanakamari. Atumva imbere. Hagize uvuga se ngo narongowe n'ikigoryi nkawe. Nuse nge ndavuze ngo mubere umugabo. Basi icumbi byonyine. Ubwo zaba witwa iki waje? Urazajya utanga iposho buri munsi? Iposho sinzayiko n'ibihumbi 5 byo kurya nkarya inkoko urukwavu nkarya neza. Urabizi uzaburyama ku buriri utaguze wicara mu nzu utishyura ngomba kurya neza. No kundongora se mbwa nimba uzajya undongora neza. nta kibazo naza nayakwihebana. Bite mada? Ni sawa. Waragafashe. Subizi se. Amafaranga wayashyize. Aho wambwiye. Naringize ngo ugiye kuzana imikino yo kurya. Wari kubona ko Kamariza atandukanye n'abandi. Ndakuzi ubwo. Genda iruharwa. Nta mikino. Ahita kwereka uwo ndi. Gusa urumva nakurya kandi rero wanyoheje biriya bintu byose. Okay. Ibyo ntacyo. Umugabo wawe rero nje kubona antere hano. Acha uranze wamebona neza beraranze. Asubundi wowe uje mwizi nzira ujya. Ugurishije isambu urangije uza byose birakureba. Wigiriza igereza sanzanga. Ibyo birakureba. Wagiye umenya ibyawe. Nubishe ngo hari n'abagore ngo winjiye gusiga warabaye. Ibyo ngibyo ni ibikureba nge narabahariye. Ntabumanye ibyanyu. Reka rero nikorera ibyanyu. Urabona ibyo bikubereye. Nonese bikurebaho iki? Ukunza kose kurebaho iki? Nakubwiye ngo ibyo nta na kimwe kikureba. Ca ugende. Urumva ari byo bikubereye rero. Birambereye noneho. Nka mukuru wanjye koko. Ese ko ako ntacyo n'amafaranga. Yaje hano arampfukamira ngo umucumbikire bari kwangara ubwo ngubwo simbizi. Kagirimo. Koko. Ngo mucumbikire ntange nyirase profitiraho. Ko ntaza huri. Kazajya ko uzi wagira ngo wabiriye mu iso. Sajya ndongora. Harega nubwo dukora biriya. Unakenera mukora wagira ngo wabiriye mu iso ibyo byose ibyo umbwira. Umuntu agomba kwirukana ibisazi byo mu mutwe. Arabizi se? Ashwa ahubwo buriya mwabana. Imbwira mani igihe cyo narebaga n'amafaranga y'ibyo ntabwo nababyita. Ariko kiri gukoropa, kiri kuvoma, kiri koza ibyombo, akazi kose. Ibyo bintu byose akabikora. Ni mama gitanda. Byuka byose byarangiye abaye nk'ikikozi. Hanyuma suga amaherezo. Urakomeza kumubana hano mu nzu ubona amafaranga ye urabizi ko twayamutwaye. Ari twe tuyafite. Hanyuma urakomeza kubana nawe. Induba. Nta kintu afite kuzakimukura. Ndohereza induba. Ahubwo ntago wakisubiraho. Nicyo njya gukomagura ni nk'iki Yakiza amahirwe nakubonye. Urambonye nyine. Tekereza nk'umuntu nkawe. Ntagaciro wahoranye. Ugurishije amasambu ya so. Utaye barumuna bawe mu nzu urabangaje uragiye. Tekereza neza ku icyo kintu. None mo kwishyira hejuru gusa uzamurumbura akari. Ngewe urandakara mu. So waretse kunyendereza. Uri kuryana mu matwi emi waretse kunyendereza. Uko kuri se hari ukuri kuryana. Nyine ukujyanye he kwigumanira. Ugumanira ukuri kwawe kwigumanira. Ntago bindeba. Nta n'ikintu bikubwiye. Nta n'icyo bimbwiye. Abakisubiyeho mwenye. Nagiye mu buzima bwanjye narabahariye. Sinabaretse na mushiki wawe. Washatse umugore baza? Warashatse? Ibyo sura bishaka wiki. Usipoze kuba nta n'ikintu gipfana nawe. Gitangaza ko. Nta nigihuriye nawe na hatoye. Nta gipfana? Ntacyo dupfana. Reka se. Cyatse nakwiyakana ko ntawe muzi. Ufite uburenganzira bwo kubivuga. Ndabufite nyine. Kuko nubundi wagiye utambwiye. Kankwihorere nikomereza izanjye wana ndabona uri kumvunisha akazi gusa. Ya.